Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizami. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ku iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Niba byari ibice bine ugiye gusubira mu gice kimwe. Ndizera ko ramustamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyabuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Video y'ibyapa irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bweme butarenga kilograma 3500 ni noye muvuduko ntarengwa mu isaha: A, kilometero 60 mu saha. B, kilometero 40 mu saha. C, kilometero 75 mu saha. D, kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu saha. Umuvuduko ntarengwa mu isaha kwa yano mavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi agomba kuba ari kilometero 75 mu saha. Kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe, biriya bimodoka bigenda biri kwiceka, biba bigomba kutarenza kilometero 25 mu saha. Velomoteri ni kilometero 50 mu saha. Amapikipiki ni kilometero 80 mu saha. Ibyo byose mba bivuze hakiri kare kuko byose ni ibibazo bababaza kugira ngo nugerwaho mu kizamini wakora mu kanya uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara
ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira hehe imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe akanya kanini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwaparika ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko, ndetse no mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Iriya mirongo irombeje hagati ku muhanda cyangwa se iriya ibiri iruhande ku muhanda, iyo idacagaguye uba ubujijwe kuhagarara. Niyo mpamvu duhisemo C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Niyo mpamvu tuba tugomba guhitamo C. Ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri, bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'abandi: A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Bishatse kuvuga iki? Abanyamaguru bari kugenda mu muhanda, mutegetswe kunyura kwa ziriya nzira ziri uruhande rw'umuhanda, hariya ku ruhande. Rero hari ubutaka buba burimo hagati butandukanye imihanda ibiri, cyane cyane ku bantu batembereye muri Kigali uzabona nko hagati harimo nka jaride. Rero hariya uba ubujijwe gukomeza kuhagendera muri aha hagati, ariko mu gihe uri kwambukiranya umuhanda ukabona hahise haza nk'ibinyabiziga byinshi, uba ushobora kuhagarara akanya gato. Niyo mpamvu duhisemo A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bari kwambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko usobanukiwe n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibipimo bingana iki? A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Utarengeje metero 50. Bishatse kuvuga iki? Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure, biba bigomba kugabanywamo amatsinda, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni cortege. Iriya cortege rero uburebure bwayo ntiba bugomba kuba burengeje metero 50, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ugomba kuba ungana na metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo bidakurikiza iri tegeko. Ndizera ko ramusamo rero A. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Nicyo kindi mvuzeho, niba kikubaza uhita ugikora. Niyo mpamvu mabikubwiyeho hakiri kare. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni a, umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo umuyaga w'intambike. Ikindi bino byapa biburira ubibona hakiri kare ukabanza ukagenda urugendo, akenshi ni hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera muri icyo gice kirimo umuyaga w'intambike. Ukibibona kare bino byapa biburira, bitandukanye n'ibyapa bitegeka n'ibibuza byo tangira kubikurikiza ari uko ubihiseho. Bino byo bibona kare kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nagukoreye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yegenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni n'ubuhe buremere? A, toni 20, B, toni 16, C, toni 12, D, toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 aba ari toni 12. Noneho nibarenzaho ngo uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahitamo toni 16. Imitambiko 3 batabariyemo iyo kuri makuzungu azaba ari toni 16. Naho biriya binyabiziga bifite imitambiko 3 yo gusa yose ari 3, toni 12. Bishatse kuvuga iki? Iyo bavuze umutambiko, niba umupine umwe uri iburyo undi uri ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. Niba ikinyabiziga gifite nk'imitambiko 3 kiba gifite nk'amapine angahe? 6. Ndakeka ko iso byumva. Kibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romaro cyikure niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rifite amabara akurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akweretse ko ashaka kukudepaza, kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara risa rite? Nibyo bari kukubaza hano. A, umuhondo, B, icyatsi kibisi, C, umweru, D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma kweretse ko ashaka kudepasa, kugira ngo umwereke ko abibonye ukoresha itara risa icyatsi kibisi. Noneho bazakubaza ngo iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? Rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Niba kubaza ngo risa rite, uzavuge ko ari icyatsi kibisi. Niba kuri kubaza aho riba riri ku kinyabiziga, nabyo uhita ubikora kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare. Kibazo cya 9 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi rirashengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Nibe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A, ibinyabiziga ndakumirwa, B, ibinyabiziga bikora ku mihanda, C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, ibinyabiziga ndakumirwa, na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa uzarebe nka ambulance nigucaho ikavuza ihoni, uzumva ukuntu ihoni ryayo rivuga. N'ibinyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira ihoni ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga.
ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kuvuga ibimenyetso cyangwa kuvuga ibirango ibyo byose aba ari kimwe. Kiba gifite ibirango by'amabara asati: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni B umutuku n'umukara. Ni ukuvuga ngo kiriya cyapa kibuza ibindi binyabiziga byose kunyuranaho. Ibinyabiziga wemerewe kunyuraho ni iby'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Batubwiye ngo icyapa kibuza, rero urumva ni ibyapa bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Mu birango haba harimo imodoka 2, iri iburyo ibisa umukara, iri ibumoso ibisa umutuku. Niyo mpamvu duhisemo umutuku n'umukara, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Niba kikubaza mu buryo bw'amagambo ugikore, ariko ndakeka ko banakikubaje mu buryo bw'amashusho nabwo wahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, ngufatire kode aka kanya. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango. Gisobanura iki ukibonye kuri rompuwe? A tangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini, B tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso, C tangiza ku makamyo na za autobisi, D ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ugomba gutangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso bwawe iyo ukibonye hari abanyura bazengurutse, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira mu ruhande rw'iburyo. Ibinyabiziga biri ibumoso bwawe aba ari bya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Rero uba ugomba guha inzira biriya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka biba biri ibumoso bwawe. Ndizera ko ramusamo rero B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ni cyiza mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Ubundi amatara maremare y'ikinyabiziga amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera izava kuri metero 100 igere kuri metero 75. Ndizera ko rero wari wamaze utamo B
ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? A, nyuma ni amatara abiri atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo ukuntu bigaragazwa bashyiraho inyuma amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa itara ndangaburumbarare ry'umuhondo. Ndizera ko uramutse C, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora bitagishoboka kora neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Rero ni kuri biba bigomba kugaragazwa. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gisuzumwa bwa mbere ari ikinyabiziga gishya nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye iyo yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukabona kujya gushaka ikindi. Byaba ari ibinyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12 cyangwa se umwaka ukabona kuzajya gushaka ikindi. Ariko ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko uramutse rero B, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari uba wacana ibinyoteri byose by'ikinyabiziga cyawe? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Urugero wenda nk'ikinyabiziga cyawe gishize feri, kugira rero uburira abandi bari gukoresha umuhanda uhita wakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe, cyangwa se mu gihe ushaka kuburira abandi bari gukoresha umuhanda ngo baguhe inzira. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bakaba bari kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe
ni ugukomeza imbere gusa, nta bushake ufite bwo kujya iburyo, nta burenganzira ufite bwo kujya ibumoso, icyerekezo utegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Bakunda kubikoresha nk'iyo umuyobozi agiye gutambuka cyangwa se hakaba habaye nk'umupira no muri stade Amahoro, mujya mubibona hari imihanda bagiye bafunga, bari kukwereka ibyerekezo utegetswe kunyuramo, ubirenzeho banagufunga. Rero kiriya cyapa iyo ukibonye uba utegetswe gukomeza imbere gusa. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B, ahegereye umurongo ukomeje. C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D, A na C nibyo. A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Byaba byari ibisate 4 bikaba bigiye kuba 3, byaba byari 3 bikaba bigiye kuba 2, byaba byari 2 bikaba byari bigiye kuba 1. Ndizera ko ramutamo rero C, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Hano hantu herekanwa n'ibimenyetso bimurika, murabizi ibimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Hari ahantu rero ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. A, biteganye. B, ku murongo umwe. C, A na B nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye, kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso, kandi byahagenda biteganye. Cyane cyane ku bantu batembereye muri Kigali, hari igihe usanga nk'imihanda 2 ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi ibumoso bikaba birateganye, kandi bihagaze hariya hari ibimenyetso bimurika. Kandi mu kibazo watubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, niyo mpamvu A itabaye igisubizo cy'ukuri, ko byagenda bihateganye. Ku murongo umwe kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma, ibi byo bikunze kubaho, ahubwo nibyo byiberaho gusa. Kimwe kigaparika inyuma ikindi kigaparuka inyuma yacyo, gutyo biri ku murongo umwe. Rero biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa bigashobora kuhagenda biri ku murongo umwe. Rero kuba bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, tuhita duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo bishobora kuhagenda, urahita uhitamo C, ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Niba bavuga ngo ntibishobora kuhagenda, uhita uvuga ko A na B atari byo, na C ntiyabayo, uhitemo D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara asati: A, umukara n'umutuku. B, umukara n'umweru. C, umweru n'umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango gikoze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, gatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Batubajije amabara y'ibirango ni umweru n'umutuku. Ndizera ko ramutamo rero C, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo
bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video nawukoreye kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? A, umuyobozi. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ku bantu bagendeye mwa zino modoka zigezweho muzabona zifite imikandara, w'umuyobozi wo ni itegeko, n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere ni itegeko. Ariko umwihariko wa zino modoka ziba zishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wayihisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukiborera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira ko rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye ko nkwigisha mudasobwa turi kumwe ndaza nkayikwigisha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.